ngo naraje mukuza ubwo nibwo yambwiye ati uyu munsi wasenze Uwiteka Imana igukijije kanseri y'ibere. Ni ibintu nahise numva binteye ubwoba biranantangaza. Ndavuga nti uyu muntu ni muntu ki, ku buryo no kumureba mu maso byanteye ikibazo. Ndavuga numva ngize ubwoba, ndavuga nti ubu kugeza kuri izi saha Imana ubu nemeye ko Imana ihari, gusa byo ndabyumva mpita menya yuko ako kantu Uwiteka amubwiye yuko ngafite mwibere, ariko sinahita ngira icyizere cyo kuvuga ngo yego karagenda. Nibwo twatashe, ubwo hari byinshi yambwiye kandi Uwiteka rwose ndabibona yarabikoze rwose n'amaso ndabirebaga. yego Nuko ubwo ndagenda ngeze mu rugo ngira imitima myinshi. Abandi si ubu ibintu yambwiye mbyizere ntiwoya ntago ndabyizera, ndagenda ntinzaje ku bitaro rwose, ntago nakwizera, ntahubwo nubwo avuze kanseri nje nkaba nindi kubara kari akantu kajemo, ntahubwo buri iyi kanseri ngomba kugenda ayivuza wenda hakiri kare bakampa imiti. Nuko ubwo naragiye umunsi ndi gupanga ngo ndajayo, numva umutima nanje ntago namenye ubwo nijwi ry'Imana hari ryanjemo. Umunsi nari ndajayo nijoro ntago ndajayo nikantegereze ndebe koko ibintu yambwiye, nimbona icumweru gishize abana n'ikindi kiraje nzafata umwanzuro ngende nje ku bitaro baje kunsuzuma. Ubwo munsi nari napanze kujayo, uko mwiryo joro niho bwakeye, uko kari kuja karagenda kariyongera, numva akantu kari kuja karasubirayo. Uburibwe bwari butangiye kuzamo, numva uburibwe buri kugenda buragabanyuka. Uwo mukobwa amahirwe ndamubwira nti mahi, ariko rero ni noneho ibintu nje ntinumiwe, nikakantu kari kugenda kari gusubirayo. Ati siko atizana ndebe, kumva n'umuntu we tubana mu rugo ni n'umukobwa na turisanzuranaga nta kibazo. Atizana ndebe, nuko ati koko nawe akanze atuze koko kakantu kari kugenda karasubirayo rwose. Mana ntago namenya ngo ako kantu kagiye mu buhe buryo, nta muti nta rukingo. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mere hose mu Rwanda, mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abe muhanga mwumva Ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndiyatuma Imana Concorde, reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira, twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda, nukuri ngusabiye umugisha. Nk'ibisanzwe nabasezeranije yuko ntazajya mbicisha irungu, ahubwo tugomba gushaka abantu tukavuga imbaraga z'Imana, tukibutsa abantu yuko Imana yacu ivuga, isezeranya kandi igasohoza. Niyo mpamvu ndi kumwe na mushuti wanje Mukeshimana Julienne. Yego, ndi kumwe na Mukeshimana Julienne. Nawe yavuze ati ntabwo uyu munsi ndicara njyenyine, ahubwo mfite umuntu tugomba kwicarana ugiye kutubwira impamvu yaje. Arayitwibwirira. Eka tumuhe ikaze, muhe mikoro atubwira amazina. Amazina ni Racyaturinze Mediatrice, nkaba ndi umumama w'abana babiri. Yego, Racyaturinze Mediatrice, umumama w'abana babiri n'umugabo umwe. Abo bana umumama w'abana babiri n'umugabo umwe. Umumama w'umugabo, ubundi bahera ku mugabo. Umumama w'umugabo umwe n'abana babiri. Cyangwa se nanjye niba ndi umupapa, nanjye nkavuga nti nitwatuma Imana Concorde navuze ngo umumama umugabo w'umugore umwe n'abana batatu. Yego, Imana ishimwe. Eka Julienne umuhe mikoro adutangirize n'isengesho. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, urera kandi uzegerwa n'abera, izina ryawe nirishimwe. Ndagushimiye ko waturindiye mu mpande zitandukanye, urinda intambwe z'ibirenge byacu, turinda kugwa no kuvunika, izina ryawe nirishimwe. Ca dukomeje guhezana imbaraga z'abadayimoni, turananiza gukora k'umwanzi mu izina rya Yesu. Senge abazakurikirana iki kiganiro,
buri muntu wese uzaba igisubizo cye kubera kuri Imana y'amahoro, kandi natwe tugiye kuvuga ibyawe, dore kuvuga tubwirijwe nawe, kandi nyiribe buri muntu wese bimugirira umumaro ku ruhande rwe. Ngaho nyemero bane natwe tugitangira, utangirane natwe kugeza dusoza iki kiganiro. Tuguhe karibu n'ikaze mu mitima yacu, ni mu izina rya Yesu, amen. Yego Julie, umeze ute? meze neza cyane. Urakomeye? Ndakomeye, ndashima Imana. Cyakoze mw'iyi minsi uri kwambara neza nkabikunda pe. Uri kubona nambaye neza cyane? Sinzi umuntu wavuze ngo ni ukubera Imana. Ni ukubera Imana, ariko yari yabitubwiye. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu nicaye mu isezerano. Yego. Ariko nta karaba. Iyo ngeze mpita mvuga ngo iyi ni imirabyo inkuba ziri inyuma kabisa. Inkuba ariko ikintu maze kubona urumva, igitenge, shati y'igitenge cyangwa se igitenge bibasaho, cyangwa ni bubu. nuva ngo igitenge udodeshamo ishati ugira uti impamvu ndi kubivuga cyane. Yego. Urumva impamvu ndi kubivuga cyane, abantu bose bakoresha Imana yo guseka muze kuyangana. oya jya urabona iki gitenge cyanjye Siko bijya gusa. niyo mpamvu tisire wasanga mwarabivuganyeho. oya ntabwo twasezeranye, ntabwo tugeze dusezerana yuko tugomba kubyambara gutya. Kandi hariho n'udupensi dusa. Reba, ariko we nta gashumi gahari. agashumi n'ak'abamama, tw'abapapa nta mishumi. Wowe ni umufuka, nanjye nta mufuka mfite. Nta mufuka ufite, njye ndawufite, nawe ufite umushumi nawe ufite. Kanongere nigendere nanjye kureka abakunzi bacu uko bimeze, uko twajyanishije mu mwenda w'igitenge. Yego, reka rero uyu munsi nkureke uvuge make, ahubwo mediatrice ari uvuga byinshi atubwira impamvu, kuko yaje mu kiganiro. Uramaze mbese aricara wenyine ati hoya, ati ngomba kwicarana na Julienne. Mediatrice wasanga nkunda. Acaba ni ware. Nubwo narinzi kankunda. Reka bitubwire neza niba nkunda mite numva ko nanjye mfite izindi shuti. Angiye nari mfite amatsiko y'impamvu yantumijeho kugira ngo tugane, kugira ngo twicarane guki. Ariko niba nkunda niba atankunda ntago mbizi. Niba agiye kuvugira imbere y'amahanga yose kanyanga simbi. Nagiye no kukugabira inka. Reka tumunganya bitubwire. Wamutindiye. Medi, Karame. tuguhaye ikaze pe. Murakoze. Nibwo bwa mbere ajya imbere ya kamera. Mana nibwo bwa mbere nukuri. None Nibwo bwa mbere. umva ariko nagukunze, nje nkunda abantu baseka, nge na Julienne tubiziranyeho, sibyo? Nawe afite impano yo guseka. Yego, ubundi hirigwa turakaririye isi, ko ntacyo twahinduraho. Rata kamikoro kiyegereze gutyo gago ijwi ryawe turyumve neza. Yego. Tubwira kugenzwa niki? Ndi kugenzwa no gushima Imana ibitangaza. Nabonanye uyu muntu rwose Julienne. Yego. Ni ibintu mu buzima njewe ntatekerezaga, ntumvaga no mu buzima bwanjye. Numvaga bari kuvuga ati abantu barasenga bakagira bate, sibyo ntariko ibyo bintu ntihari umuntu Imana itumvaga. Nkumva mbese ubwo n'umuntu uri kuja mu bintu byo gusenga ari umuntu mbese ubwo wabuze nk'iki gusenga ni ukugenda mu rusengero ugasenga warangiza ugataha nta hantu Imana ntubwo itakumva. Ariko rwose Mana naraje, Imana narayibonye, nayimubonyeho. Yego. Cyane ku buryo nanabihamyaho naba ndi hose no mu murima nabo ubu izisanganiraga nabo. Abwiraga nti hari abantu bafite imbaraga y'Imana atari ibi byo kuvuga cyane, koko abahanuzi b'inyuma baragwiriye. Ariko hari umuntu rwose ubona ukabona afite Imana ukabibona noneho no mu bikorwa. Yego. Ubwo rero Mana narayibonye. Nose byagenze ute nyine, mwahuye ryari, mwahuriye? Mu guhura kwanje ni nk'ibintu byaje. Uriya mukobwa wabonye nawe witwa Julienne. Nawe witwa Julienne niwe twamanjije guhura. Nuko arambwira ati uzaze gusenga. Yego.
ati uzaze ntisi ibintu byo gusenga ntikari ibintu rwose mana njaga mu rusengero nkasenga yego ati kankubwire ati hari uburyo usenga ati imana ikakwiyereka ati ugahumurizwa bitewe n'ibibazo umuntu aba ari guhura nabyo ati ukabona amahoro yo mu mutima yego nuko ubwo naraje ntago nari muzi pe ndaza turasenga ubwo dusanga hari abari gusengera turasenga yego mu gusenga twahagurutse bari kwakira abashyitsi nayo ndahaguruka nuko ikintu cyantangaje nahise mvuga nti imana irakoraga yego nari ndaho ngaho ntwite mu kurangiza kubyara nza kugira akantu kaza mu ibere kamajije kuza mu ibere ngira ubwoba bwinshi n'indi mu rugo njyenyine ndavuga nti Imana aka kantu kaje mu ibere ni agake uko bukeye nuko bwije kajaga kariyongera ubwo hari umukobwa nabanaga nawe mu rugo ndamubwira nti rero yitwa Mahirwe ndamubwira nti Mahirwe rwose ntaka kantu ndi kubona kazangezayo nibwo nasanze mabukwe nkamweretse nawe agira ubwoba avuga ati si aka kantu uzabaze ba nyogokuru bawe bakuze aka kantu gateye ubwoba nuko ubwo mabukwe na mama wanje nibona narakeretse n'uwo mukecuru ndetse kaka ndagenda ndakamwereka yego nkafata aka kantu gateye ubwoba uzagenda ukajane ku bitaro ubwo mu rugo guhura n'uwo mukobwa akambwira tuzaze gusenga naje ako kantu ngafite ariko muri bose nta n'umuntu wari uzi yuko ako kantu ngenzi ute ngafite kuko uriya mukobwa ni muto ntabwo uri kubimubwira rwose nta kintu yari abiziho kandi nawe usibye kuba yarambwiye ati uze gusenga nta bindi biganiro nigeze ngenzi ute girana nawe nta bindi bavugaga ngo bajaga gusenga ngo ubwo ngo babibabwiye kakaba ngo ariyo mpamvu wapi nuko ubwo naraje mu kuza ubwo nibwo yambwiye ati uyu munsi wasenze Uwiteka Imana igukijije kanseri y'ibere ni ibintu nahise numva binteye ubwoba biranantangaza ndavuga nti se uyu muntu ni muntu ki ku buryo no kumureba mu maso byanteye ikibazo ndavuga numva ngize ubwoba ndavuga nti ubu kugeza kuri izi saha Imana ubu nemeye ko Imana ihari gusa byo ndabyumva mpita menya yuko ako kantu Uwiteka amubwiye yuko ngafite mu ibere ariko sinahita ngira icyizere cyo kuvuga ngo yego karagenda nibwo twatashe ubwo hari byinshi yambwiye kandi Uwiteka rwose ndabibona yarabikoze rwose n'amaso ndabirebaga yego nuko ubwo ndagenda ngeze mu rugo ngira imitima myinshi kandi si ubu ibintu yambwiye mbyizere ntiwoya ntago ndabyizera ndagenda ntinzaje ku bitaro rwose ntago nakwizera ntahubwo nubwo avuze kanseri nje nkaba nindi kubara kari akantu kajemo ntahubwo buri iyi kanseri ngomba kugenda ayivuza wenda hakiri kare bakampa imiti nuko ubwo naragiye umunsi ndi gupanga ngo ndajayo numva umutima nanje ntago namenye ubwo nijwi ry'Imana hari ryanjemo umunsi nari ndajayo nijoro ntago ndajayo ntikantegereze ndebe koko ibintu yambwiye nimbona icumweru gishize habona n'ikindi kiraje nzafata umwanzuro ngende nje ku bitaro baje kunsuzuma ubwo munsi nari napanze kujayo uko mw'iryo joro niho bwakeye uko kari kuja karagenda kariyongera numva akantu kari kuja karasubirayo uburibwe bwari butangiye kuzamo numva uburibwe buri kugenda buragabanyuka uwo mukobwa Mahirwe ndamubwira nti Mahi ariko rero ni noneho ibintu nje ntinumiwe ntikakanu kari kugenda kari gusubirayo ati siko atizana ndebe kumva n'umuntu we tubana mu rugo ni n'umukobwa turisanzuranagaho nta kibazo atizana ndebe nuko ati koko nawe akanze atuzi koko ko kakanu kari kugenda karasubirayo rwose Mana ntago namenya ngo ako kantu kagiye mu buhe buryo nta muti nta rukingo
ubwo mu nda naho nari mfitemo ikibazo nkirangiza kubyara nabyo byari yabimbwiye numva nta kibazo akantu karagenda nta muti nta rukingo nta n'iki ubwo sibyo imbaraga rwose afite Imana yamwihereye bya bindi bavuga ngo abahanuzi b'inyuma ngo n'ibiki ngo bazagira bate ariko hari umwihariko umuntu afitanye n'Imana nanje narindu ndasengaga ariko nawe yaje arambwira ati wacitse intege mu bintu byo gusenga kandi koko nageze nyuma nanje numva ibintu byo gusenga kuja ku rusengero numva ari ibintu binciye intege arambwira ati wongera ibihe byo gusenga ibihe rwose Mana ndabyongera ariko ibica intege umuntu mu nzira bibaga byinshi ariko Uwiteka twizeye ko ari umuneshi byinshi habagaho ubwo umuntu ateshutse ariko tuzi yuko Uwiteka ari umutunzi w'imbabazi agenda tubabarira uko bukeye n'uko bwije naraje hano bari kuvuga bati abantu barashima nahise manika vuba vuba ndavuga nti ndashima Imana ni kuko n'ibintu byantangaje rwose nta muti kandi noneho wavuze ati uzagira amahoro yo mu mutima nagezeho numva mu mutima abagaho umuntu ahuye n'ikigeragezo abantu bose yababona kumva mbese kumva abantu rwose arabanze ntakiye kumva umuntu ushaka kugira ngo yimenyere ibye ku giti cye bamwe ngenda ndababohokaho rwose mbese Imana afite icyo namusabira azayikomeze ayikomereho yego kuko ubu umuntu w'Imana agenda ahura n'ibisitaza byinshi ibyo byo ni ibintu nzi akagenda ahura n'ibintu biramuca intege mu nzira ariko icyo namusabira Imana yamenye kandi natwe yarayitumenyesheje rwose musabiraga umugisha uko bukeye n'uko bwije vuga nti Imana Uwiteka ibi bintu iyi mpano umuntu wamuhaye kuko ibona bake pe ibona bake rwose kugira ngo umuntu avuge ikintu nta muti avuga ati Uwiteka gukijije iki kintu ibintu noneho ubibone nta n'ukwezi guciyemo nta kwezi gusa ikintu cya mbere umuntu agomba kwizera yego kuko hari uwo bana bibwira bitewe no kutizera nabwo ntibikundi nabwo ni amahirwe kubera ko no ku kidendezi ikirema cyahamaze imyaka 38 nshobora kuba nyine njyewe naraje Uwiteka agahita ngirira neza hariho n'undi waza akavuga ati siko numvishije runaka nibwo bwa mbere se baguhanuriye Mana nibwo bwa mbere kuko ntago najaga mu masengesho pe ntago ku buryo n'umuntu mbese uzabibona azumirwa azatanga ubu nanje ndagenda muri karitsiye ndikumva ameze neza rwose kabisa none se ni cya gihe bahagurutse abantu abashyitsi nibwo yahise akubwira ibyawe ugihaguruka niho yahise ambwira rwose Mana afanisi umuntu ni muntu ki ese sa nufata nk'iyo shusho sibyo bari bageze eka nanjye se n'uyoboye amateraniro sibyo tugeze mu mwanya wo kwakirana eka dusabe abashyitsi bahaguruke badusuhuze ubwo no ugiye gusa n'uhaguruka nyine warivuze uhite usa n'umwigana uko yahise agira ute uko yahise akubwira yego tugeze muri mwanya mwiza wo kwakira abashyitsi reka dusabe umuntu waba uteranye natwe aribwo bwa mbere ahaguruka dusuhuze atubwire nawe yaturutse nanje narahagurutse nyine nk'umuntu w'umushyitsi wateranye uwo bikore nyine twageze icyo gihe tugeze mu mwanya wo kwakirana kugira ngo umuntu abikurure neza tuvuge imbaraga z'Imana tugeze mu mwanya wo kwakirana ni karibu umushyitsi reka twibwire ntacyo haguruka uko wabigenje ndakwereka ukuntu ubwo byagenze ntabwo kuko byagenze icyo gihe kubera ko rero nari ndi umudivandiste nakoresheje ntiyese ashima nta kibazo nyine wowe ubu icyo gihe twakigezemo nyine tuvuga uko wabigenje ariko noneho nawe urantangaje uvuga ngo erega hari itariki umuntu aba atakwibagirwa bitewe n'ibyamubayeho icyo gihe niyo mpamvu ndivuga ngo nkujyane mu icyo gihe sibyo
ubyibuke neza. Yego tugeze mu mwanya wo kwakirana, reka dusaba abashyitsi bahaguruke badusuhuze, reka duhere kuri uyu mumama. narabahagurutse nabani Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Ni amazina ndayavuga ni yavuge reka nibyo turimo niyo senete. amazina Niracaturinze Mediatrice. Yego. Mama w'abana babiri n'umugabo umwe. Yego. Uyu munsi nanje nifuje guterana namwe. Yego. Mvugana hano naturutse yuko ari hano hitwa ku Kanyereza. Yego. Ariko nkaba ntuye muri Musanze. Yego. Mu karere ka Musanze. Nuko nyirangiza kuvuga gutya aho niwe yahise avuga ati atumva mama umvuko Uwiteka mbwiye. Yego. Ubwo nanje nyina nari magaze mpitamagarara ni kampagarare numva ukuntu amuvuye. Yego. Cyambere yarambwiye ati Uwiteka uyu munsi wasenze. Yego. Igukijije kuja kubagwa mu nda kandi wararangije kubyara. Amen. Ubwo numva ni cyambere gitambo ndahagarara. Ariko ikintu nyirizina cyantangaje kikantera ni kintu ubwo nje numvishije mu nda ubwo numva biratambutse. Ariko ikintu nyirizina yego cyantangaje ni kanseri yo mwibere nako kantu nari mfite. Yego. Akibivuga ati bisubira mu inagukijije Uwiteka Imana ya Isirayeli igukijije. Yego. Kanseri y'ibere. Hallelujah. Wari kuzagenda ukivuza bikarangira ibere ryawe bariciye. Yego. Nahise numva no gutitira byajemo. Yego. Numva ni ibintu bintangaje. Anisi uyu muntu ni muntu ki? Uyu muntu hise umenya aka kantu kari no mwibere ryanje. Ntaziranye na mabukwe niwe muntu nzukazi. Ntagaziranye na mama wanje niwe muntu kazi. Ndetse n'uyu mukobwa tubana mu rugo ni ukazi nta bintu agenza ute aziranye na. Ese uyu muntu ni muntu ki? Gusa byo ico namubwira cyo umuntu w'Imana bagatinyitse uko yaba ngana kose uko yaba ameze kose medio njya wicari abagatinyitse ico nico kintu namubwira. Yego. Nuko ubwo naje gushima Imana ndetse na hano ndi gushima Imana kugira ngo nuzabibona pe uzabakurikiye kino kiganiro akabyumva azamenye yuko hari abantu bafite Imana pe. Imana ariko bayifite nyayo atarizi Imana zo hanze n'ibiki byose. Hari abantu bafite Imana nyakuri. Niyo mpamvu navuze nti rwose ni nzashima ni nanje mba umuntu kuko mu bantu bapingaga niko nabivuga. Yego. Ndu wa mbere pe kuko n'ibintu by'amasengesho rwose nawe ni umuntu wavukiye mu itorero ry'abantu basenga. Ariko ibintu byo kuvuga ngo bagiye mu masengesho mu cyumba runaka ese wenda aha hantu hariho icyumba baraja gusenga wapi ibintu bitabaga ubwo ngo turagenda ku isabato tuje gusenga buce tuje mu materaniro dusohoke ku wa gatatu twongeye tuje mu materaniro birangire. Ariko narayibonye ndi umuntu wo kubihamya aho nzaba ndi hose niyo ndi mu murima Mana nguye arabizi ntago nzaga nzanye umushitsi. Yego. Kuko hari ibintu nagenze ute wabonye. Yego nyabona niba ari Imana yagukoreye ubugomba gushima cyane. Umva Julie hari abantu nanga yo bageze mu mwanya wo gushima Imana. Yego. Kavango tugeze mu mwanya ubwo ni umuyobozi wa gahunda ngo tugeze mu mwanya wo gushima Imana ngo ariko ngo burese ngo afite ngo amasegonda ngo 3. Afite amasegonda 3. Urumva? Dutanga umwanya wisanzwe. None ukongera ukibaza undi nawe bamuhaye umwanya wo gushima Imana ngo ndashima Imana ngo nukuri ngo yankoreye icyumutse ngo nayirabizi yumve ko nyishimye. Nge numva nta mashimwe. Ibyo ntago mbifutura rwose. Uragifutura. Ukakivuga. Akamaro ko gushima nakahe. Yego. Nuvuga ngo ubu hari umuntu shaka kuvuga ati si koko Julienne kwaza kuri kamera tukavuga ko ari umuhanuzi w'Imana ko nta muntu uraza yahanuriye.
ngagira ibyo cyangwa yavuga yabonye nangazi igitangaza yamubwiye kikaba kitari cyakoreka. ariko ubu hari umuntu ushobora kuba yashidikanya agateshege yanditse no muhanuzi nyabaki ariko akaba abonye mediatrice aje kumutangira ubuhamya aho nzaba ndi hose agahita avuga ati niyo bazaba banyambitse amapingu rwose nje nzabivuga azanyitangira agahita avuga ati koko Imana ikorera muri Julienne ni Imana nyamana sibyo. Akamaro ko gushima Imana, umuntu ashobora gushima Imana akavuga ati njyewe nari maze gukora ibizamini inshuro 30. Yego. Ariko Imana irambwira ati iyi ni inshuro ya nyuma, ati wone nagiye gukora koko nanjye ndi kubona bimeze ute, tinone ikizamini nagitsinze akazi nagatangiye. Ibyo bituma wa wundi nawe uri muri rwa rugendo nawe ahumuriza akavuga ati Imana yagutabaye nanjye uko biri kose zagira ute izantabara. Yego, ni nayo mpamvu nanjye mba naje mvuga nti reka twibutsa abantu yuko Imana igira ute ivuga. Hari umuntu uza mu kiganiro ureba ikiganiro pe yababaye yabona ukuntu turi kwisekera nawe agaseka akumva arafashwe ati nari nababaye ariko nareze ikiganiro mwakoze numva ndafashijwe imbaraga cyane. Yego Medi, urashobora kutubwira ijambo ry'Imana se nko mu minota 5 mu gihe uri kuharambura njya mfasha n'abantu gusoma ukambwira uti tugiye gusoma aha nkagufasha kugira kuko ari n'igihe aho umuntu aba ari mu zuba ugasanga kureba muri Bibiliya bikumugora ariko ukambwira uti twasoma aha. Mu gihe uri kuhashaka ngiye kubaza Julienne ubyakiriye ute kuba ndumva ari ibintu byandenze ndumva ari ibintu byandenze. Ibi ni ibintu ntateguye kuri uyu munsi cyangwa ntarindi gutekereza. Yego. Ni koko kenshi benshi bajya bahamagara kuri telefone ati Julienne ibi nibi byakoze se, Julienne perime nayibonye, Julienne umwana namubonye, Julienne mituweli wandihe mituweli ndarivuje ndi muzima. Bese bakambwira ibintu byinshi ati cyagiye wambwiye gucya bigenda gucya pe bakabimbwira kuri telefone ariko ntabwo narinzi ko yaza kubivuga kuri kamera. Rero kuri nge ndumva byandenze kandi ukabivuze niko byagenze. Yego. Niko byagenze nanjye sinari muzi ubu nuwamubaza naho mvuka ashobora kubatana hazi. Ariko ndashimira Imana ko yabikoze mu bumana bwayo. Ntabwo ari imbaraga za Julienne ahubwo ndashimira Imana indimo yankoresheje ibyo ngibyo. Shimira ndetse n'uyu mubyeyi wagize ubutware bwo kuza gushima Imana imbere y'igi kamera ndetse n'abantu benshi batagira umubare atazi ndetse nabo batamuzi akavuga ati nshingiye ku by'Imana yakoze ndaje imbere ya kamera mvuga iby'Imana yakoze. Ndagushimiye Imana y'amahoro guha umugisha. Nshimiye n'undi muntu wese wagize ishimwe ku by'Imana yatunyujijemo ikamubwira. Buriya nkunda kuvuga ngo Imana ninyuzamo ikintu ikambwira ngo ikwishuriye ideni uko biri kose Imana nibikora uzamamagara ngira ati Juliye Imana yabikoze. Niyo utamamagara uzabyandike muri comment nzongera ngira imbaraga mvuga ni uko biri kose Imana iri mu kazi. Anaravuze ngo Imana isezeranya ntikore ntabwo nzayisenga. Nukuri Imana ivuga ntisohoze ibyo yavuze ntabwo nzayisenga. Ariko ndashima Imana cyangwa se nejezwe n'Imana mu mutima kibyinyuza muri ngi bikorera kwiyubahije. Kandi uzi ikintu gikomeye gituma nkunda Imana cyane nta kintu na kimwe Imana inyuza muri ngi kimara igihe kirekire. Nukuri nta nubwo ari ukwiyemera sino kwitaka sino kuvuga ngo ibiki. Hari igihe ubushize nzabasanira undi muntu hano hari umwana wigeze kuza n'ubundi ndetse n'ababyeyi be babibabwira yaravuye iwabo muri karitsiye n'ubundi nabo bashobora kuba batuye mu karere ka Musanze. Nimba yahuye n'ikihe kibazo ntabwo mbizi yarampamagara arambwira ati ndarwaye. Abaza ngo warwaye iki? Arambwira ati nge narwaye urutugu nizo si byose byagiye. Nabwira ati ibyo nge sinabyumva ibyo bintu bishoboka bite. Arambwira ati ndi kumva bitakunda ndetse no kwa muganga ntacyo bamfasha nkeneye ngo nsenge. Nabwira nti ngwino mu rugo jewe nta mwanya afite wo kuza kugira gute kukureba. Hanyuma umwana yaraje nyimubona mbona ni ibintu bikomeye mbona ni ibintu bikaze. Uzi kubona umuntu ahetse inyonjo kandi yari umuntu muzima.
urutugu rwose ruragenda. niba muzi abantu baheka inyonjo nawe niko yari ameze. none izosi ntago yinyeganyezaga cyangwa ngo arebe ku ruhande, nubwo yabaga aryamanye nawe cyabaga ari ikitonderwa kugira ngo umwegere. ibi ndi kubivuga bishoboka kuba nawe azabyumva, bishoboka kuba na papa wazabyumva cyangwa na mama we. byari ibintu bikomeye nimbikubwira ubyumve. ndavuga nibibaho gute ko umwana w'umukobwa uri mu myaka 18 19 yarwara inyonjo ku munsi umwe gusa? kwinyeganyeza bikanga, kuryama bikanga, izosi rikanga, urutugu ruragenda, inyonjo neza sinzi ukuntu nabikubwira ngo byumve. ukabona karibyo yanakwambara n'ikoti bikanarebeka, ndetse akagenda ahengamiye uruhande rumwe. nyimukubita amasoni avuga nti Mana, nasengeye abantu benshi, nahuye n'abantu benshi, narabasengeye urabikora, ibi byo sinzi nimba urabishobora. nangira kujya mu mubiri bitewe nuko nari ndi kubibona. ariko nibuka ijambo Imana yavuganye nanjye, nibuka ko yavuganye nanjye ngo umuntu nzara, ndongera ndibuka ijambo yavuganye nanjye iravuga ngo icyo nzavuma kizavumika. nanjye nabango kubwo kwizera n'ububasha wampaye mvumya abadayimoni b'inyonjo kuri ubu buzima bw'uyu mwanya. yego naramusengeye, nta kindi kintu nakoresheje, nta nundi muti namuhaye uturutse mu biganza byanjye uretse ijambo ryo gusenga gusa. ntekereza ko twanararanye nk'iminsi 3 gusa. ariko wumve ngo niba ari inyonjo niba ari iki, bishatse kuvuga ngo imbaraga abantu bari bakoresheje cyangwa se imbaraga barozi bari hari abantu baroga ukabona ko bari seriye. imbaraga barozi bari bakoresheje habonetse imbaraga zisumba iz'abarozi. bishatse kuvuga ngo n'uwari wabikoze ashobora kuba yaramubonye agatungurwa. kuko na papa ubwe bwitera muhamagara ati none bimeze bite, akamubwira ati simbizi ibintu uri kumbwira Imana yaba yabikoze koko. undi akamubwira ati njyewe ndi muzima Imana yabikoze. cyangwa avuga ni Mana nyemerera ikintu nkwisabiye, uyu mwana azataha iwabo nta kibazo na kimwe agize gute afite. ndabyizera, ariko ndashimira Imana ko yakuyeho inyonjo igatanga ubuzima buzima. umwana akagenda yemye bikemera, akanyeganyeza izosi bikemera, nta kurara ari gutabaza bihari, mbese ubuzima bwe bwose bukaba bwuzuye. nukuri Imana yumve ko nyishimye yakoze ibyo. rero ni Imana yakoze ibyo by'uyu mubyeyi ndayishimye, ndetse n'abarushaho gutanga amashimwe bakavuga ati Imana yakoze ibi. kabone ntago nkubwiye ngo uzanzanire ubutunzi bwawe, no kumamagara byonyine ukambwira ati Imana yakoze ibi. ntago yabibona pe. niyo wamamagara byonyine yambwiye ati wari ugiye kuzivuza n'ubundi gakagushiraho bakarica, none ubwo nabona ibintu namuha usibye kumusabira umugisha Imana yo mwijuru ikazamuha ibyo iri kubona bikwiriye. njyewe ntago nabona ikintu namuha n'ubundi cyakumva n'ubundi ibyo yambwiye bikaba byarasohoye. Medi bikubira mu ijambo ry'Imana. ahantu nari nshaka kugira ngo dusome, nari nshaka kugira ngo dusome mu rwa 2 rw'ibyo ku ngoma ibice 15. twahera ku murongo wa 2 nabwo nta kibazo. iri somo ryaramfashije. ubwo abatabizi neza burasi ingoma ya 2, abatabisobanukiwe ni ibyo ku ngoma ya 2. ni ingoma ya 2 ubundi ubusanzwe. yego ibice 15 umurongo wa 2. kadusome mu izina rya Yesu. mutwe w'amagambo ravuga ngo Asa abuza kuramya ibishushanyo, asezerana isezerano n'Uwiteka. nangirise pfuna rwaye rero jigane mu kanya nse ikire mu izina rya Yesu. nukuri ikiganiro cya mbere twagitangiye ihita rimfata, tugisoje ndakira. none ubu dutangiye iki nabwo. Asa abuza kuramya ibishushanyo, asezerana isezerano n'Uwiteka. murongo wa 2. ajya gusanganira Asa aramubwira, reka dore ku murongo wa 1. umwuka w'Imana aza kuri Azariya mwene Odedi, ajya gusanganira Asa aramubwira ati nimunyumve. Asa namwe Bayuda n'Ababenyamini mwese Uwiteka ari kumwe namwe, nimuba kumwe nawe. nimumushaka muzamubona, ariko nimumutana wazabata. cyane iryo niryo nari nashaka cyane.
soreza. uwo murongo niwe nari nshaka Cyane. cyane kugira ngo abazatwumva bumve yuko Uwiteka nawe areba umuntu ufitemo umwete. Yego. Niyo mpamvu hano hantu havuga ngo nimumushaka muzamubona. Yego. Ariko nimumuta nawe azabata. Ngo kandi hariho ngubwo Abisirayeli bamaze igihe kirekire badafite Imana nyakuri. Ni ukuvuga yuko n'ubundi ntabwo twari abapagani, twarasengaga. Ariko nshaka kugira ngo uyu murongo n'abazawusoma bazamenye yuko hari Imana nyakuri, uyibona arayivu rwose impanda yawe. Yego. Ndi gushima rwose iri somo naryo nararisomye, numva yuko ushakanye Uwiteka umwete agenza ute amubona akamwiyereka. Iri jambo ryaramfashije cyane, mbona yuko n'uwamumenye agomba amutaye nawe Uwiteka agenza ute agomba kumuta. Abazatwumva bumve yuko Uwiteka nawe akorera mu bantu rwose babigizemo uruhare, babishizemo umwete. Nkomeze nsome. Oya nta kibazo, nuko umurongo nashakaga kugira ngo abantu reka nkusubiremo abantu neza ubundi dusoze. Ubundi kuvuga menshi siko kuyamara. Cy'ingenzi nuko dushima Imana. Kandi kumva ndi gufashwa nuko nanjye ndafashe. Ajya gusanganira Asa aramubwira ati nimunyumve. Asa namwe Bayuda n'Ababenyamini mwese Uwiteka ari kumwe namwe, nimuba kumwe nawe. Nimumushaka muzamubona, ariko nimumuta nawe azabata. Amen. Yego, ibiganiro byacu nakagaruka, reka dusoze. Tugiye gutanga nimero. Media ugiye kuduha nimero yawe. Uti kubera iki? Ntawe uzaguhamagara ngo umusengero ko ntabwo uri umuhanuzi. Oya Mana njewe ntabwo ndi umuhanuzi. Yego. Ariko abantu tugira gushidikanya, niyo kamere turemwemo. Hari ushobora kubanza kujya guhamagara Julienne akavuga ati ariko reka mbanze baze Media. Ati Medi koko mbwira biriya bintu ntabwo bari bakuguriye kugira ngo uzushimagize ngo Julienne ni umuhanuzi wa nyawe. Oya pe. Yego, niyo mpamvu ugiye gutanga nimero. Uhe mikoro Julienne nawe atange nimero ye. Ushaka ko musengera azamuhamagara musengere. N'ikindi asengera hano kuwa gatandatu Nyarwondo. Muzaze hano mu rugo mufatanye gusenga na Media, nawe niho yaje arahabohokera cyane. Dore ko na telefone akenshi ushobora kumuhamagara ari mu kazi, aradoda, yigisha kudoda, ntago amamagaye ku cyarahani ngo akireke ngo kwitabe. Biragoye, ariko ntibivuza yuko ajya bashakira umwanya aranatubwira isaha ya nyayo abantu bamuboneraho. No mpamvu Media agiye gutanga nimero ye, uzashidikanya zakubaze. None Julienne atange nimero ye anadusoreze n'isengesho. Karibu Media. Nimero yanje ni 078 15 23 72 5. Yego. Yego, iyo nimero niyo yanje. Yego. Hanyuma nimero yanjye ni 078 24 55 19. Yego. Kanyisubiremo ni 078 24 55 19. Kandi mbifurije kugubwa neza, ndabakunda cyane. Mukomeze kudushigikira, subscribe, share na comment. Amahoro y'Imana aze kubana namwe. Murakoze. Isengesho dusoze. Hadiya nagusenga. Yego. Mana none tugarutse imbere yawe. Kuko abanye natwe tugitangira ukabusazanyije natwe izina ryawe nirishimwe. Mpamya nashidikanya ko hari imitima ya buri muntu wese ukomejwe n'iri jambo. Kandi mpamya nashidikanya ko arabarwaye ukijije muri iki kiganiro. Hari nabongeye kugaruramo ibyiringiro, izina ryawe nirishimwe. Ndagushimiye kuko bateranye natwe, kandi ngushimiye ko ugiye kubana natwe. Abadukurikiye bafite ibyifuzo bitandukanye, ariko waravuze ngo tugukoreze amaganya yacu yose kuko wita kuri twe. Uravuga ngo tugutabasura dutabara twereke ibikomeye twebwe tutamenya. Ngaho ganza kandi
utegeke ku buzima bwacu. Imitwaro yari turemerewe n'uyiduture mu izina rya Yesu. Kure gisuzuguro cy'abasimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Turategetse kuko uri Imana ishobora byose. Tanga ubuzima ku bwoko bwawe, tanga imibereho ku bwoko bwawe, tanga akazi mu bwoko bwawe, kubera ko uri Imana ishobora byose. Kandi komeza waguriye icano kubera ko uri Imana y'amahoro. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Tuyisabiye igikundiro kubera ko uri Imana ishobora byose. Waravuze ngo isi n'ibiyuzuye byose ni ibyawe ndetse n'abantu turi abawe. Ngaho dukoresha iby'ubutware kuko uri Imana y'amahoro. Twebwe twiyoboye twayoba tukanagwa, ariko tuyobowe nawe tugomba kugera aho ushaka. Izina ryawe rigakomeza rigahabwa icyubahiro. Ngaho komeza uganze kandi utegekane mu izina rya Yesu. Amen.